Aha, reka nongere mbasuhuze kandi nongere mbaramutse, ariko kandi nongere mbahe ikaze dore imitagari y'ibiretse ari uruhumbira jana tutumva ni mpumeko. Bene Emi Habenshuti muraho neza, ndaje ndi rubangukana bigwi rwa rutigembwa agati gaturi ku muriro ka kandi rutica umugambi wemeje kwiga nkesa. Dore ndi igikano cy'imfizi burya ngende rukaya rw'inkwandi rusakarana inkubito nyir'ingoma ndica umuricumbikira abacumbitse. Ndi rubanguza ntambara rwa mabuke icumu ryanjye ntirigungira aho ruremye nararyibambuye ndigika kaburya ruguna ndurirambera. Ye kubana Pacifique wasenga Imana woroberanirwa rwatambirwa baje mu bufundo mufura zifungura ubundari ibyizi nibisamagwe, ariko kandi ndamutswa rubagukana bigwi twataramye. Ngira ngo mwabibonye ko mbaserutse cyane kandi neziwe hambavu yanjye ndi kumwe n'umweza ruhimbi, ariko kandi akabumuriza abageni akizirwa cyane. Nkunda kwiyandora nyurwa biranyura uraho ariko uraho akira rero turamukanye dore imitagari y'ibiretse ari umbere na tutumva ni mpumeko. Bene Emi Habenshuti bati iki baramutse muraboneza iminsi myinshi cyane nagera kuri Emi Habenshuti, ariko nanone nongenda nagarutse nsara gakondo ntabwo bihinduka, nagarutse ngo twizirwe tubane kugeza kundundura. mwise munarundura kugeza kundundura turi kumwe ibihe byose. ubu mwise munarundura kabisa. Kugera imuherero w'iki gitaramo cyacu kuko ntabwo twabizeza ariko twe tuzahorana namwe. Tugomba guhorana. Hari igihe twajya n'ahandi ahandi kwa Emi Habenshuti n'ahandi nzahajya, ariko kwa Emi Habenshuti ni paka. ubijeje ko ari paka gufa Ni paka. icyo gihango mukigirane kabisa ni byiza cyane. Ariko kandi nanjye ndi uwanyu kandi burya ngo ndi namwe n'Imana, burya kandi bene Imana burya ngo umugabo uganje ngo yaduhe gutunga turatunga bizira kunyagwa. Yanadutengamaza kwa Emi Habenshuti bagahorana abashyitsi beza nkatwe nidushaka twisingize ntacyo bitwaye. Reka twisingize ngaho. Oya ndakubeshyaga. Singize isingize nta kibazo. Nyine turi beza turasa neza turakeye turi ingenzi kwa Emi Habenshuti. Muri ingenzi kwa Emi Habenshuti Kubera ko tuba tugomba kuza tukabateramira. Abansobanura ko abantu muri ingenzi. Naziko icyo gashyizemo. Turi ingenzi kwa Emi Habenshuti. Ariko turi nazo. None se hari igihe tutaza ngo tubizihe ngaho ni mumbwire. Nose nta bandi bantu bajye bihizira kwa Emi Habenshuti. Ese ko bahaza bikora yuko n'abatari ingenzi natwe turi ingenzi. Uzingenzi. Ari wowe nyine n'ubundi byanze bikunze ubwo. N'abandi noneho rero n'abara badukurikira bo nibo ngenzi cyane. Ahubwo wenda avuze ko ni ingenzi. Ariko twe turi kwisingiza naho turaza kubageraho. Harya twisingije. Ngaho niwe ugezeho ngaho babeshye twumve. Ngagena ngabane hinge muterane mfuhura dutaramanye mwese muze tuze munduze turweme ingazima inzira koro twese twamwimeke tuhumuririmbe ijoro rike. yewe erega kubera ko mbanabanje kuza kuri mbanje gukora kuri wa mukuzo hari ukuntu mbete ziba zitaramanuka. Yazimanuri. Iki gikorwa bakita ngo yimana ngo Yagumbize. iyo amaze gusoma ku mukozi akajya kuki ni ukwikankamura ni ukwigira gute. Urabona nyine iyo ari arubetezi rwaheze mu muhogo umaze gusoma ku mukuzo baze muri komite batubwire. Ntabwo gusoma. Ntabwo usoma iki se? Ubundi ngo kera
ngo ibifuzo byabaga ari iby'abagore n'abana inzoga nta mugore w'inzoga ibifuzo byabaga ari iby'abana ngo abana n'abagore bateranaga mu bifuzo bagafata ibikombe bakarya ibifuzo abagabo bakanywa inzoga ariko bagiraga inda baka none ibifuzo ingurube zarabyegukanye ngo umukobwa ukunda akayoga mwana wanjye urumve wigiraho iyo umushinze ararenza n'umukoma imbere ni gute rero umukobwa udakora umwe iyo mwana wanjye urumve wigiraho iyo ushinze renganira ugera mu isoko abasore b'ibyahanga umwana wanjye urumve wigiraho abatikozwa kondo jya uterera iyo ujya bagurira akantu musore w'umusitari mwana wanjye urumve wigiraho ngo utikoza kondo jya uwo kuri YouTube arabica bigacika jya ujugunya kuri abakorera ikofi jya ujugunya kuri akondo akondo utikoza kondo babona nyine bagenda bakandagira ngo nta kintu yakugezaho jya ujugunya kuri umwana n'uwakora ikiyeti bayeti muri comment baze mbahe pasi yande ntago nakwitangira umugore ariko ndavuga nuza umwana wikoza kondo se ntiwamwemera yewe namwemera none se umwana wikoza kondo hari ni none ego namwemera ya ndirimbo ntuzongere kuyiririmba rero ya yindi bajya gurimba ngo sinyirongowe nizere ko uyisezeye bana bikoza kondo barahari barabana bakora akazi ni ikihe kintu uzi kuri bariya bana bazi guhiga amafaranga barabana ikintu nababonyeho bazi gutesha agaciro ibintu oya mushobora guhura mu gitondo yambaye ipantaro ugahita wumva urayanze kubera ko azayijyanyemo nziza ihenze nyine we wagira ngo agenda akore ka kazi noneho kamuhereza amafaranga aguze ya pantaro ibyiko by'inshuro ebyiri nyine nanjye cyo nkubwira rero bitewe n'akazi aba yajyanyemo ni wa wundi rero bavuga wowe udakozwa wa mwana w'ibyangwe udakozwa kondo duterereye yego rata nanjye ndagira ingurube mbikandagiramo yanda muhumure ni karibu tuje gutyo rero kwiganira gutyo kandi nuko tubaramukije n'ubundi reka nongere mbibutse gukora like gukora subscribe gukora share ndetse na comment gukora iki gishyigikira Emmy Habinshuti ubundi iyo turi hangaha tuba tugira ngo bene Emmy Habinshuti bawo kugira irungu twongere twibutse ariko mvuze ibyo bintu ndibuka tuvuze ibintu bya kera bita nibuka yego kigere Kigali nkibona capati nari nzi ko ari urukoko uraruzi akunda ibintu byo kurya baburetse genda arya niyo mpamvu ngana nabyo ngana n'ibiryo urumva nkibona capati nari nzi ko ari urukoko uraruzi hari urukoko urunguru ruza ku mata hari uruza ku gikoma none hari n'uruza mu isafuriya hasi bamaze guteka ubugari cyangwa umutsima ninjiye ahantu ugamenya hagati urukoko nangahe ibaze se ndetse ry'umuntu wari ubonanye capati urukoko shamana abaturage mu soko wanyu kabisa ngo urukoko nangahe urukoko se ruri ngo bene
ntabwo uzi umuntu komenti waguhaye iyo capati komenti yateye asigara arimo arabitekereza bitagira ukuntu bingana. ariko uzi kugira ngo rero ngo ni urukoko ndabonaga ari urukoko pe nabona mu cyaro urukoko ubundi ni boro iwanyu niye ku buryo utabona gato ku gikongoro bagira capati ubu se umwana uri mu bunyambirire arayizi mu bunyambirire kwa Nangigare hakurya ya Rukarara abantu baho ndabasuhuje cyane capati barayizi iterambere ryarahageze ariko njye nahavuye ritarahagera wenda awusaba rero ubundi kera iyo batekaga umutsima burisa urukoko twararurwaniraga noneho hari ukuntu batekaga umutsima mwasinziriye noneho mukaza ukababaha ibiryo isafuriya ikabiraraye urukoko mukazarurya noneho nk'agarafurira akazinduka agahita ajya kuyigukora mugahita mukubitana mu gitondo urukoko arutwaye gutya ugahita uti mama yewe urukoko rwanjye ararujyanye ugasanga yakuyeho urwajya arutwaye mu ntoki undi yarushyize mu mufuka agahita avuga ati ndahiye tu ugasanga urukoko yarujyanye mwana mugakubitana urukoko arutwaye bikababaza. Kera rero buriya nanone hari akandi kantu utibuka kera ubundi nta munyarwanda wanywaga amaminini se ubu ngubu haruyanywa ubu ngubu haruyanywa iwanyu muteka ibishyimbo mukabiminina mukamena barabyumutsa mukamena oye urabiteka mva mubwire urabiteka biriya bishyimbo paka nyine byumutse kugira ngo n'ibinamara iminsi bitagira ikibazo. ariko sha abanyakigali ko tubazi njye ko nkigera Kigali nagiye kwaka ibishyimbo bagatangira kuvuga ngo na pase nabajye nta mayinite nshaka udushyiremo na pake ni nta mayinite nshaka pake bantu muzi pake y'abanyakigali muri mu mageto ni mutubwire pake murayizi pake iba mu mageto gusa iba mu mageto gusa